ya 270 mu ndirimbo zo gushimisha Imana nuko mutazi aho ziri. Twongeye gushimira Imana data wa twese uhoraho se w'imicyo yose, wongeye kudukingura umuryango kuri amanywa y'uyu munsi kugira ngo twongere duhure mu nzu y'Imana, twongere dufatanye kumva ijambo ry'Imana no guhugurana kandi ku by'urugendo rugana mu bwami bw'Imana. Fate Bibiliya dusome byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo waho w'umunane n'uw'icyenda. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo waho w'umunane n'uw'icyenda, cyangwa reka duhere ku wa 9. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, gicukira mu bakingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Arabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo kazamurwa mu ijuru azaza atyo nkuko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Dusome Matayo 24. Matayo 24 murongo wa 32 ku rupapuro rwa 28 mu isezerano rishya. Matayo 24 murongo wa 32 haranditse ngo, murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo rutoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashiraho kugeza ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Amen. Turangirize mu rw'Abatesalonike rwa mbere ibice 4 n'umurongo wa 13. Rwandiko rwandikiwe itorero ry'Itesalonike ibice 4 n'umurongo wa 13 n'uwa 14. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutabara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. N'aya magambo tugiye kuganiraho umwanya mutoya. Turimo gusoza iki cyumweru. Twavuze amagambo menshi cyumweru gishize, iminsi ishize. Kuwa mbere ndatekereza ko mukibuka amagambo twavuze. Twaravuze ngo ingeso zacu zikwiye kumera ko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo twumvise kandi tukabwizera. Hanyuma undi munsi nawo twavuze andi magambo atubwira ko Hezekiya atituye ubuntu yagiriwe, kandi ko ibyo twahawe ari ubuntu bugeretse ku bundi buntu. Ndatekereza ko mubyibuka cyane. Ejo twize ijambo ritubwira ngo nuko rero nimwitondera amategeko yanjye nibwo muzaba muri abigishwa banjye nyakuri. Nimwitondera amategeko yanjye nibwo muzaba muri abigishwa banjye. Nanjye nzasaba data azabaha undi mufasha uzabana namwe iminsi yose. Yohana 14:15 niho twasomye umunsi w'ejo. Uyu munsi rero nashatse kubibutsa intego nyamukuru ituma duterana, intego nyamukuru ituma dusenga, intego nyamukuru ituma turirimba, intego nyamukuru ituma tubwiriza ubutumwa bwiza, intego nyamukuru ituma muta ibyanyu mukemera kuza hano mu rusengero. Intego nyamukuru kandi tutayivuzeho ntacyo twaba turimo kuvuga. Ibindi byose nta nibyo cyo byaba bimaze, nta n'agaciro byaba bifite. Intego nyamukuru rero ndagira ngo mwayumvise buri icyo nashatse kuvuga ni ukugaruka ku mwami Yesu. Niyo ntego nyamukuru burya
dutegereje umunsi dutegereje niwo duteranije gutya, umunsi wo kugaruka k'umwami niwo utuma dusenga, umunsi wo kugaruka k'umwami Yesu niwo utuma ababwiriza butumwa bavuga ubutumwa bwiza, umunsi wo kugaruka k'umwami Yesu niwo utuma tureka ibyaha n'ingeso mbi, umunsi wo kugaruka k'umwami Yesu niwo utuma. Rero iryo jambo turihushije ryo kugaruka k'umwami Yesu twaba duhushije intego nyamukuru, kuko Yesu atazagaruka ibindi byose ntacyo byaba bivuze. Yesu atazagaruka kuzamura itorero ibindi byose nta gaciro byaba bifite. Ariko kuko twemera yuko Yesu azagaruka, niyo mpamvu duterana, niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu tubwiriza, niyo mpamvu turirimba, niyo mpamvu. Rero agira ngo mbibutse nubwo abantu bamaze kubyibagirwa, ndetse hakaba hari n'izindi nyigisho, ariko inyigisho nyamukuru ikomeye cyane dukwiye kubwiriza uyu munsi ni ukubwira abantu kugaruka k'umwami Yesu, kubera ko kuza kwe kuratwegereye. Ndimo gutekereza ko mukibitekereza namwe ko kuza kwe kutwegereye. Nkunda kubwira abakristo hari ibintu bibiri dukwiye kwitondera. Icya mbere ni ukugaruka kwa Yesu, icya kabiri ni urupfu. Nkunda kubisubiramo kenshi, nkunda no kubyibutsa abantu kenshi. Impamvu nkunda kubyibutsa abantu kenshi ni uko ibyo bintu byombi biratunguranye kandi bizatungurana. Ni ukuvuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzatungura abantu, kandi urupfu narwo ruratungurana. Kubera ko ibyo bintu byombi bitungurana, rero niyo mpamvu dukwiye guhora tubyiteguye. Hari igihe rero turangara tukajya mu bindi, tugatekereza ibindi, ndetse tukigisha n'ibindi, ariko tukibagirwa ibyo bintu. Kandi ibyo bintu birakomeye mu buzima bwa gikristo no mu mibereho yacu ya gikristo. Niyo mpamvu dukwiye kubyibukiranya kugira ngo mutazabyibagirwa, hatagira umuntu uzabyibagirwa agatungurwa. Ibi byose turimo guharanira hano mu isi, byose tuzabisiga hano hanyuma tugende. Rero niyo mpamvu mukwiye kubyitegura, mugacuruza, ariko muzi yuko kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Mu kinyejana cya mbere bajyaga baramukanya ngo Maranatha bisobanura ngo umwami araza. Ntabwo bivuga ngo azaza, ahubwo biravuga ngo araza. Mu Korinto wa mbere 16:22 haravuga ngo nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe, ngo kuko umwami araza. Ni kuri iryo jambo rivuga, nihagira umuntu udakunda umwami wacu ngo avumwe, kuko umwami araza. Mu kinyejana cya mbere rero niyo ndamukanyo bajyaga baramukanya ngo Maranatha bisobanura ngo umwami araza. Ntabwo babishyiraga kera, ahubwo bavugaga ko ari buze, kuko n'ubundi yari yarababwiye ndagiye kandi nzagaruka mbajyane. Niyo mpamvu rero baramukanyaga gutyo, mu gihe twebwe turamukanya Yesu ashimwe na za hobe na bya bindi byose, ariko baramukanyaga ngo umwami araza kandi araza vuba. Ibyo ni isezerano ridakuka kandi ridahinduka ku muntu wese wizera. Impamvu yo kwitegura gupfa nayo mukwiye kuyitegura ni uko urupfu aho ruzagusanga, uko uzaba umeze nicyo kizaguhesha ubugingo buhoraho cyangwa kubura ubugingo buhoraho. Mukwiye kubyitegura cyane. Kandi nkunda kubwira abantu ngo umuntu ufite ubwenge buzimutekereza neza, atari umusazi, atarataye umutwe, agomba guhora yiteguye gupfa. Ugomba guhora witeguye gupfa. Niba ufite ubwenge butekereza neza, utararwaye mu mutwe, ugomba guhora ubyiteguye, kuko uko byagenda kose turagomba gupfa uko byagenda kose. Ndakubabwira ngo ibintu bitatu iyo bihuye urapfa wanze ukunze. Ukomeye urapfa, woroheje urapfa, warize urapfa, utarize urapfa, ufite amafaranga urapfa, n'utayafite arapfa, uri mu nda urapfa, uri mu kwezi urapfa, uri mu nyenyeri urapfa, ahantu hose waba uri urapfa. Ibyo bintu bitatu bihuye, icya mbere ni ikizakwica, icya kabiri naho uzapfira, n'igihe uzapfira. Iyo bihuye byanze bikunze uragomba upfi, nta gisibya, uragomba upfi. Kandi rero aho rugusanze naho haguhesha kujya mu ijuru cyangwa ntujyeyo, aho haguhesha ubugingo cyangwa ntububone. Niyo mpamvu kwitegura gupfa ari lazima ku muntu wese w'Imana, ku mukristo uwo ari we wese. Nta ruswa ibamo, ntawe. Iyo uwo mupolisi Imana yamwohereje wo kugutwara aragutwara, nta mpamvu, nta mburanye ushyiraho, ntazo. Niyo waba ukomeye cyane kurusha abandi bose, kuruta perezida wa muri Amerika, urapfa. Yewe urapfa byanze bikunze, urapfa ni ukuri. Na wa wundi witwaga Bin Laden wari uteye ubwoba Abanyamerika, nawe yarapfuye. Rwaraje ruramutwara pyo, aca baragenda.
none niba rwaratwaye Bin Laden rero we ntabwo rwakureka n'ukuri kandi yari agahangange k'umugabo n'undi mugabo witwa Hitler nawe yari umugabo utangaje nawe rwaramutwaye aragenda na Mini Dada nawe twaramutwaye aragenda n'umugabo witwa Mobutu Sese Seko kukuwendo wazabanga Empereur nawe yari hatari yari kanashura gukagira ngo n'umugabo ukomeye cyane nawe yarapfuye aragenda n'abandi benshi nabo namwe muzi benshi mwabarondora nonaha bajyaga bikanashura ukuntu bakigira ibitangaza ariko yo rwaje ntawe uruhagarara imbere ngo aburane y'ibyo bintu bitatu bihuye urapfa wanze ukunze niyo mpamvu tugomba guhora turwiteguye kandi nta handi tuzaca irindi rembo ryanyuzemo Eliya na Enoke ryarafunzwe abandi twese lazima ni muri iyo nzira yo gupfa nirugusanga rero aho ruzagusanga ewana naho ngaho mugize ubwoba ntimwirirwe mugira ubwoba kuko ni lazima ikintu kidashobora kuvaho ntabwo cyakwirirwa kigutera ubwoba muri Matayo muri Yohana 5:24 aravuga ngo dore igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi nabo bazumva ijwi ry'umwami ngo n'abaryumvise bazaba bazima ngo nuko abapfiriye mu byaha bazazukira gusuzugurwa no gukorwa n'isoni hanyuma abapfiriye muri Kristo Yesu nabo bazukira ubugingo buhoraho byo ni lazima biranditse kandi cyanditswe ntiwagihindura niyo wagira uti amagambo dusomye aratubwiye ngo Yesu rero yafasha abigishwa be kuri ascension yaramaze igihe kinini ababwira yuko azagenda akajya mu ijuru akabibabwira ntibabyumve akabibabwira ntibabisobanukirwe bamwe bati niwo kwa Yosefu mubaje na Mariya na benyine nyina turabazi ba Yakobo na ba Yoze n'abandi turabazi aravuga ngo azagenda azajya he aziyahura bizagenda bite ariko akababwira ati umunsi umwe nzajya no kubategurira hano ku munsi rero wa ascension amaze iminsi ngahe azutse yaramaze iminsi 40 ari kwiyereka abigishwa be azutse hanyuma iyo minsi 40 irangiye arabajyana ku musozi wa Elayono avuga ati bya bindi najyaga mbabwira rero kiye kirageze ndagiye ngo bagiye kubona babona arahagurutse amaguru arahaguruka ngo babona arazamutse abarenga ku ntugu arazamuka barararama arazamuka hanyuma Bibiliya iravuga ngo igicu kiramubakingiriza ngo bakiraramye bakireba hejuru ngo bagiye kubona babona abarabagirana babahagaze iruhande ngo barabaza ngo yebagabo bigarira niki gitumye muraramye mureba hejuru ngo barababwira ngo uriya Yesu bakuwemo mukaba mubonye aduga azamutse ajya mu ijuru ngo uko mumubonye agiye ngo ni nako azagaruka voilà uko mumubonye agiye ni nako azagaruka lazima aragomba kugaruka umwami w'abami azaza umwami azaza rega ibyo mukora byose mumenye ngo umwami ari hafi kuza Bibiliya iratubwira ngo nkuko byari biri mu minsi ya Nowa no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba ngo bararyaga baranywaga barubakaga bararongoraga barashingiraga ngo kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge harokoka abantu 8 bonyine gusa abandi bose bararimbuka ngo no kuza k'umwami Yesu niko kuzaba rero niyo mpamvu mukwiriye kuba maso wa Kristo mukwiye kuba maso mukitegura kugaruka k'umwami Yesu kugira ngo kutazadutungura kandi ni kugutungura nusigara bizaba birangiye bizaba birangiye nusigara mu Yesu uzahura n'ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu dukomba kwitegura kugaruka k'umwami Yesu ariya mu Batesalonike naho twasomye hatubwiye ngo nuko rero bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro ahubwo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka ngo abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we aravuga ngo icyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu nuko impanda y'Imana izavuga n'ijwi rya marayika ukomeye impanda y'Imana ngo nuko abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka nibo bazabanza hanyuma nibamara kubanza abandi bazabasigayeyo hanyuma aravuga ngo nuko natwe abazaba bakiriho ngo twasigaye kugeza kuza k'umwami ngo natwe tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya uko amaso akubitana gutya ngo pyu ngo natwe niko tuzahindurwa mu kanya gatoya hanyuma Bibiliya ikambwira ngo nuko tuzazamuka tujye gusanganira umwami mu kirere hanyuma arangije Pawulo arababwira ngo nuko rero mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo kugaruka k'umwami Yesu kizaba ari igisubizo kubizera kugaruka k'umwami Yesu kuzaba ari igisubizo ku bantu bafite ibibazo uyu munsi wa none kugaruka k'umwami Yesu kuzaba igisubizo cy'abapfakazi Yesu nagaruka imibabaro y'abapfakazi izabirangiye
Yesu nagaruka azaba aje kuba igisubizo cy'imfubyi zababariye muri iyi si igihe kinini. Yesu nagaruka ikibazo cy'abagabo mwese muhora mwiyisha icyuya, buriya mubona abagabo twaragowe mwababyeyi, abagabo buriya twaragowe, abagabo twaragowe. Muzi impamvu twagowe? Uva mu rugo wajya kugenda umudamu ngo none kudasize iposho, wajya kugenda ati none minerivare kutazisize z'abana, wajya kugenda ati none se ubukode bw'inzu biragenda gute? Ariko mwabagabo mwe mwese mufite ibibazo, ndagira ngo mbahumurize mbabwire yuko Yesu naza ibibazo byanyu bizaba birangiye n'ukuri. Haleluya. N'imibabaro yanyu yose izabirangiye. Nta mugore uzongera kukwaka iposho, nta mugore uzongera kukwaka minerivare y'abana, nta bintu by'imyenda n'ibitenge. Yesu nagaruka azaba abaye igisubizo cy'abantu bose. Abantu mwese mufite ibibazo, icyo gihe ibibazo byose bizaba birangiye. Hari n'abafite ipfunwe rikomeye, hari abantu bafite ipfunwe ry'imisatsi. Ejo ndimo gusoma akantu kuri za YouTube ngo nuko rero ngo deperi ngo noneho rwose ngo yadohoye, ngo abagore ngo bagiye kudefiriza, ngo bagiye kwambara amaherena ngo n'amapantaro, ngo mbese ngo izo nkuru nimuzitubwire neza. Adi numva barantangaje cyane. Abimbaje narabwe ntabwo yadohoye n'ukuri. Ntabwo yadohoye, iyo badohora tuba twabimenye. Iyo badohora baba babitubwiye, ntabwo badohoye. Ntabwo badohoye, namwe mubimenye ko batadohoye. Ntabwo badohoye n'ukuri. Muri ADEPR ntabwo badohoye, dore abagabo barabizi. Twakoze amanama ejo bundi, iyo badohora baba barabitubwiye. Rero ikibazo mufite cy'imisatsi mwese, abafite ikibazo cy'imisatsi, namwe abafite ikibazo cy'amapantaro, namwe abafite ikibazo cya complexe yuko muri ibikara, hari n'abantu baba bafite ibibazo ngo ni ibikara, bangwa bibikara, ngo bashaka kuba inzobe. N'abafite ibibazo ngo ni batoya nkanjye, ugasanga nabo bafite ibibazo, abandi nabo ngo ni bagufiya, abandi nabo ngo nta bisusu bafite. Umva, ndagira ngo mbatangarize ko iryo pfunwe mwese mufite, iryo pfunwe mufite n'ibyo bibazo byose mufite, ndagira ngo mbatangarize yuko Umwami Yesu nagaruka byose bizaba birangiye. Bizaba birangiye n'ukuri. Sefure bizaba birangiye ibyo bibazo byose mufite. Reka mbabwire, je nasomye ibyanditswe, Bibiliya irambwira mu rwandiko rwa Yohana igice rwa mbere ibice 3, irambwira ngo bakundwa, ngo turi abana b'Imana, ngo ariko ngo uko tuzaza ngo ntikurerekanwa. Ariko umwanditsi aravuga ngo icyakora icyo tuzi nuko Umwami Yesu niyerekanwa. Sifa kwa Mungu. Ngo twese ngo tuzasa nawe. Complexe zizaba zirangiye. Mwebwe mufite ibibazo by'uburebure n'ubugufi, mwebwe mufite ibibazo by'inzobe n'imisatsi, mwebwe mufite ibibazo by'uko muri mu buzibisusu, mbese mwese mufite ibibazo by'inzara n'ubukene, abamaze iminsi murwaye indwara zidakira, abafite bya diabete n'imivuduko, abantu mwese mufite indwara zo mu maraso, abantu mwese mudasinzira, abantu mwese murara muhangayitse, abantu mwese murimo kwibaza ngo ejo tuzamera dute. Ndagira ngo mbatangarize uyu munsi ku mugaragaro yuko Umwami Yesu nagaruka ibyo bibazo byose bizabirangiye n'ukuri. Bizabirangiye. Mwebwe mufite ikibazo cy'uko nta kazi mugira, umva, kwa Yesu ibyo ntibizongera kubayo. Akazi nta kibazo kwa Yesu, ibyo ngibyo ntabwo bizabayo. Ndabizi ko mufite intambara nyinshi sha. Ariko Yesu yaraneje. Uzi yuko Yesu muri iyi minsi bamugize igicuruzwa wa? Abantu mwese mufite ibibazo. Yesu bamugize igicuruzwa, ariko nubwo mwamuhinduye igicuruzwa, uyu munsi wa none mukaba mwaramuhinduye imari ishyushye kuri za YouTube n'ahandi, murimo gushaka ama views. Ndagira ngo mbatangarize yuko nubwo mwamugize imari ishyushye nka Yuda, nubwo mwamugize igicuruzwa nka Yuda, ariko araje n'ukuri. Abantu baramucuruje mwari ntiwamenye, nge bamucuruza bamushakamo ama views nka Yuda Iskariyote. Abuzukuru ba Yuda bari kumucuruza kuri YouTube, kandi akicecekera akabareka. Mwamugize imari ishyushye aracecetse arabaretse, ariko ndagira ngo batangarize ko ari hafi kugaruka. Abantu mwese mwamucuruje, abanyamadini barimo kumucuruza,
ntabwo barimo kubwiriza ubutumwa kugira ngo abantu bakizwe, ntabwo barimo kubwiriza ubutumwa kugira ngo abantu bihane, ntabwo bari kubwiriza abantu ubutumwa ngo bakire Yesu kubera urukundo bamukunze, ahubwo bari kumucuruza bamushakamo imari, bamushakamo amahera. Ariko nubwo bimeze gutyo araza mucuruze muri menge, mumucuruze muri menge, mumucuruze muri menge. Izo cano zose mwamufunguyeho mutabitewe n'urukundo mumukunda, izo cano zose mwamufunguyeho mushaka kumubonamo indonke n'amahera. Ndagira ngo mbatangarize ko ari bugufi kuza, ari bugufi kuza. Abantu mwese mwamucuruje nka Yuda, abantu mwese mwamucuruze nka Gihazi, abantu mwese mwamushatsemo amaviyuzi, mudashaka ko abantu bihana, mudashaka ko abantu bakizwa. Abanyamadini mwese mwacuruje Yesu, amadini mwese mwacuruze Yesu, mubwiriza ibya Yesu mushaka amafaranga, mumushakamo kubonamo indamu. Ndagira ngo mbatangarize yuko umwami Yesu araza, muzabaranwa, muzavuga ukuntu mwafunguye amadini, niba ari we mwashakaga kwamamaza, cyangwa niba mwarashakaga amahera, cyangwa niba mwarashakaga indamu muri we, muzabimubwira, muzabisobanura neza, muzabisobanura, muzabivuga neza, muzabivuga. Dore ndabibabwiye ku mugaragaro, abantu mwese mwafunguye za cano kuri YouTube, mudashaka kwamamaza Yesu ngo abantu bakizwe, ngo abantu bazaragwa ubugingo buhoraho, abantu bazaragwa ibyasezeranijwe, mugira ngo mubone indamu n'amahera. Abanyamadini mwese uko mungana hatavuyemo n'umwe, mwafunguye amadini kugira ngo mwibonere indonke, kugira ngo mwibonere amahera, kugira ngo mwibonere ibibatungisha, muri gucuruza umwana w'Imana, muri kumushakamo indamu. Ndagira ngo mbatangarize yuko ari bugufi kugaruka, araje. Bibiliya yatubwiye ngo turahagaze ku rugi, araje, umwana w'Imana araje, azaba igisubizo cy'abizera. Imibabaro yose twagize araje ahanagura amarira yose twarize, twamwiziritseho, araje. Pawulo aravuze ngo nuko rero bene da, ndagira ngo mbabwire ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Sifa kwa Mungu, muhangayike gake, umwami araje kutujyana, araje kutujyana. Abirirwa bahangayika ngo bafite ibibazo by'imibereho, umva Yesu afite ubuzima bwacu bwose, araje vuba cyane atujyane mu bwami bwo mu ijuru, kugira ngo imihangayiko yose twagize, abantu mwese b'imfubyi, abantu mwese mwabuze ababyeyi, mumeze nkanjye, mufite ibibazo, ndabizi mufite ibibazo byinshi birumvikana, ariko umwami Yesu naza azaba igisubizo cy'ibyo bibazo byose. Sifa kwa Mungu, azaba igisubizo cy'ibyo bibazo byose mufite. Abantu mutabyara mwese, abamuhanuzi njya nkunda kuvuga Mariyamu, hari umugabo umwe w'umuvugabutumwa yigeze kujyayo atabyara, ari umuvugabutumwa ariko cyane abwiriza abantu bakihana bagakizwa. Hanyuma arangije amubwira ati ariko rwose muhanuzi w'Imana, mfite ikibazo cyo kutabyara, kirangoye. Undi aramubwira ati wihangayika, barya abantu bose ubwiriza ubutumwa bwiza bagakizwa bakakira Yesu, barya nibo bana bawe, nibo uzajyana mu bwami bwo mu ijuru. Reka kwiri guhangayika. Kandi ikindi mutamenye, mwari mukizi, nitugera mu ijuru ntabwo bazatubaza abagore n'abana. Nubwo njya nkunda kuvuga ngo mfite abana benshi, n'ukuri ndagira ngo mbatangarize ko nitugera kwa Yesu ntabwo azigera mbaza ngo mbese abana. Reka abantu mwese mudafite abagabo mufite icyo kibazo, abakobwa mwese mwabuze abagabo, mwaje mwiri teraniro, ndagira ngo mbatangarize ko nimugera kwa Yesu mu ijuru ntabwo azigera babaza ngo kuki mutazanye abagabo mutashatse, ntabwo azabibabaza. N'ukuri ntimwirirwe muhangayika rero. Bibiliya yo hari aho yageze ejo bundi ndayisoma, irambwira ngo n'abafite abagore rata ngo mumere nk'abatabafite, ngo kuko iminsi igabanijwe. Ubwo si murahangayikishwa n'iki? Namwe abadafite abagabo mwese mwiturize, abagabo namwe mwabuze abagore mwagumiwe, namwe nimwiturize. Yesu ntabwo azabibabaza. Mwiturize rwose, umva, mwiturize. Abagabo mwese n'abasore mwese mwagumiwe mudafite abagore, umva, ndagira ngo mbatangarize ku mugaragaro ko kwa Yesu ibyo bibazo ntibiriyo, ntabwo azirirwa bababaza. Mureke imihangayiko,
haleluya. Mureke imihangayiko, upfe ntabiriyo. Apfa kuza gusa agasanga uri tayari, apfa gusa agasanga ukijijwe neza, apfa kuza gusa agasanga uri mu mwuka. Ibindi ntabwo azirirwa bikubaza. Ugira ngo azirirwa kubaza ngo kuki utubatsinze Kigali, reka ibyo ntibiriyo. Oya, ntabwo birimo n'ukuri. Muhangayike gake rero. Abantu mudafite amamodoka I Kigali ntimutekereze yuko Yesu azababaza ngo amamodoka ntayazababaza. Oya yewe, ntabwo azirirwa bibabaza n'ukuri. Muhangayike gake, umwami Yesu araza. Sifa kwa Mungu. Nuko ngo arababwira ngo nuko rero bene data mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Mwe guhangayika araje rega, araje, umwami araza. Aho ngaho rero niho Pawulo yavuze ngo ibyo bintu ngo tubifite nk'igitsika umutima. Yabavuze igitsika umutima, Pawulo yaragereranyije n'igitsika bwato. Igitsika umutima yaragereranyije n'igitsika bwato. Igitsika bwato ni icyuma bazirika ku bwato, ni indere bakita indere, gifite mpande enye, bagira gutyo bakagizirikaho umugozi, barangiza bakakinaga mu nyanja kiziritse no ku bwato. Impamvu zacyo niziye ngo nukugira ngo umuyaga utaza ukajyana ubwato ahantu hose ushaka, ukabuzerereza mu nyanja uko ushaka. Hanyuma rero iyo ndere cyangwa icyo gitsika bwato kirimo gituma ubwato butajya aho bushaka hose ngo umuyaga ubujyana aho bushaka. Aya magambo y'umwami Yesu rero tuyafite nk'igitsika mutima. Ayo ngayo niyo atuma tureka inzoga, niyo atuma tudasambana, niyo atuma tutiba, niyo atuma tutarwana, niyo atuma badusuzugura tukemera, niyo atuma dusonza ntitwibe, niyo atuma tutiba ku minzani. Niyo mpamvu twishyura imisoro ya Rwanda Revenue. Ayo magambo tuyafite nk'igitsika mutima, atuziritse umutima kugira ngo tudashushubikanywa n'imiyaga n'imiraba byo muri iyi si. N'ayo magambo atuziritse kugaruka ku mwami Yesu naje aratuzirika. Umugabo umwe yigeze kundeba aravuga ati ariko royi ntikarame, atura umwana kabisa. Ni gute se? Ati umugabo utanywa Red Bull na Bavaria atura umwana bazongera bakubatiza. Nikagira inkuru rero, ubu urabona ndi umwana. Ndamubwira ni yewe, ntibyanditswe byarambwiye ngo njye mba umuswa mu bibi ariko mba umunyabwenge mu byiza. Nta mpamvu rero yo kwiyanduza n'utwo tuntu tw'amafuti twa burebure mwebwe mwita udufite umumaro. Hari amagambo dufite yatuziritse umutima, yatumaze n'inyota. Uyu munsi wa none dufite ibyiringiro byo kugaruka ko umwami Yesu naza igisubizo kizaba kibonetse. Hehe no guhangayika, hehe no kongera kugira inyota, hehe no gukenera ibyo kurya, hehe byose bizaba bishize. Umwami Yesu rero araza vuba. Umwami Yesu araza vuba. Nashatse kubigarukiriza hafi kugira ngo ntinjira hirya ngo mbabwire ukuntu tuzazamuka, hanyuma tuye kumara imyaka 3 n'igice mu kirere, n'indi myaka 3 n'igice mu cyumba cy'ibirori, hanyuma niturangiza imyaka 7 nirangira twongere tugaruke tuye guhagarara ku musozi wa Elayono tuye kwimana nawe imyaka 1000 cyo bita millennium. Nanze kubyinjiramo kugira ngo bitaza kundengana, kandi ndimo kubona amasaha agiye. Tugiye gusengera ibyifuzo, ariko icyifuzo nyamukuru gikomeye uyu munsi dukwiye gusengera ni ukwitegura kugaruka ku mwami Yesu. Umwami Yesu abahezagire cyane. Niryo jambo nari mbazaniye ryo gukorotira, ryo gusoza iki cyumweru, no kugira ngo twitegure kugaruka ku mwami, kandi twitegure no gupfa. Mwitegure no gupfa. Mwitegure gupfa no kuri, kandi rurabatwara rurabatwara nta na pitié. Mbabwira abo rwatwaye hano, nongere mbabibutse hano, mbabwire hari umupastor witwa Leopold yaragiye, hari umupastor witwa Canisius yaragiye, hari undi mupastor witwa Ntuze yaragiye, na runaka yaragiye, n'umugabo w'umunyabwenge w'abagano witwa Kigabo yaragiye, umuvuga butumwa mwiza twakundaga. Hari n'undi muganga wahakoraga hari ya CHK wari uri hano, niba yari umudiyakoni sinibuka, nawe yagiye hari araryama arapfa. Aba bagore beza bose mu mazi iminsi mujya gushyinguraga mwarimu nabo murabibuka. Yewe sha urutarababariye mama. Ugira ngo nyoko ruzamureka? Ntabwo ruzamureka, ntabwo bishoboka n'ukuri. Nawe na nyoko ruzamutwara, na so ruzamutwara, rwatwaye na data. Ugira se ngo nari mbanze, ariko rwaraje rurabatwara, ndareba rurajyana. Kadusenge mujye ku kazi.
adusenge mujye ku kazi. Icyo nashaka kubamenyesha nuko mukwiye kwitegura kugaruka ku mwami Yesu, kuko kuza kwe kuratwegereye. Nanze kwinjira muri byinshi cyane, ariko kugaruka ku mwami kuratwegereye. Ibyerekana kuza kwe byamaze kuboneka. Intambara n'impuhazi, intambara mwarabyumvise, inzara n'ibiki n'imitingito mwarabyumvise, ishyanga rizatera ishyanga muze mwarabyumvise, imitingito mwarayumvise. Igisigaye ngo agaruke niki? Bibiliya iravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazagambanirana bangane, abakazana na banyirabukwe bazasubiranamo. Yewe ibintu byose bigaragaza kugaruka ku mwami Yesu byamaze kuboneka. Iyo mpamvu mukwiye kwitegura. Saha ni saha mushobora kubona dutunguye akaza kudutwara. Uri mubera cyangwa uri mubanduye? Uriteguye cyangwa ntabwo witeguye? Amaze iminsi bari kubabwira ibyo kujya muri Amerika no kujya Dubai n'imigisha y'Imana, ariko nta mugisha ukomeye nko kuzasanganira umwami Yesu agarutse. Uwo ni wo mugisha ukomeye cyane kuruta indi migisha yose mutekereza. Akaga gakomeye kurusha utundi twaga twose muzi turiho n'utwabaye ni ukuzibona wasigaye itorero ryazamutse. Niyo mpamvu dukwiye kwitegura abavandi. Ariko ukuntu mwaje musa neza, mba numva mwabyakiriye mugiye kwezwa no gutunganywa rwose, tugategereza kuza ku mwami. Mubike imitwe dusenge. Dusenge tubwire Yesu ngo mwami Yesu duhe kukwitegura ko kugaruka kwawe ko kuratwegereye. Abacuruzaga Yesu mumenye ngo akanyu kazashoboka. Abamushakagamo ama-views, akanyu bizagaragara nazo. Abanyamadini mwese mushinga amadini n'abayashinze kugira ngo mucuruze umwami Yesu, muzabona ingorane nagaruka. Mubaye abanyabwenge mwabicikaho hakiri kare. Kadusenge. Ntimuzavuge ngo ntimwabyumvise. Abantu mwese muri kuri za channel hariya kuri za YouTube mwazifunguye kubera gucuruza Yesu, mukamugira igicuruzwa, mumenye ngo harimo ikibazo, harimo akabazo nubwo mubona ntacyo bibatwaye nonaha, ariko harimo akabazo ko gucuruza umwami nka Yuda Iskariyoti. Harimo akabazo. Ubwo abacuruje bose barimo kunyumva, n'abayashinze kubera izo mpamvu barimo kunyumva. Harimo akabazo mutajyaga mutekereza, ariko karimo. Kadusenge. Umuntu wumva atarakira Yesu akumva twamusengera, nabanza agira ikiganza gutya tumusengere. Hari umuntu waje mu iri teraniro ashaka kwakira Yesu, agire gutya ikiganza tumusengere yakire Yesu. Niba hari ikiganza cye hejuru, tumumurikira Imana kugira ngo nawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana. Hari ngo tumusengere by'umwihariko. Arahari? Yego, Yesu aguha umugisha. Hari n'undi nawe waba hari nawe ngo tumusengere. Niba ashobora kugera hino naze nabanguke, naze uriya wazamuye ikiganza, naze tumusengere hano. Abakuru b'itorero, abashumba bamurambikiye ibiganza by'abakuru, nabanguke n'ingoga mumwereke inzira anyuramo, aze tumusengera Imana. Hari undi nawe uhari nawe ngo bamusengere by'umwihariko, bamumurikira Imana. Ntabwo ari ibintu by'umuhango, ni ibintu bikomeye kugira ngo Yesu naza azasangwe nawe wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nta wundi usigaye uhari nawe ngo bamusengere, ntabwo ari imikino. Niba hari undi nawe agire gutya. Kabiri, umuntu wari ukijijwe akagwa agasubira inyuma akava mu byizerwa, arahari nawe ahari nawe twamusengera hamwe n'uriya. Hari uhari nawe ngo aze bamusengere hamwe n'uriya mugabo, nawe agire gutya ikiganza aze bamusengere hano hamwe n'uriya. Hari uhari wasubiye inyuma warukijijwe ukagwa, nawe waza ayo mahirwe ntuyiteshe, bakagusengera Imana uyu munsi wa none ugatahana agakiza cy'Imana. Hari uhari nawe n'abahari abanguke, tugiye gusenga Imana. Reka duhe umushumba n'ubundi asenge Imana. Witeka Mana yacu, tugushime ko tukugereho umugisha muri uyu mwanya twumva ijambo ryawe, ryongera kutwibutsa yuko uzagaruka gutwara itorero. Abakwizeye, abakwemeye bakakwakira ngo wabere umwami w'umukiza wabo, bo ntabwo bazakorwa n'isoni nugaruka. Niyo mpamvu uyu mwene data aciye bugufi imbere yawe, kuko yumvise mu rubanza rw'ibyaha kandi akaba ashaka kuzumva impanda
Yesu umwana w'Imana, turamusengeye ngo umubabarire kandi umweze umutunganye, ibyaha yakoze byose umubabarire, mukuru gukiranirwa kose, mu izina rya Yesu mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Witeka Imana, kandi uhereye nonaha mukureho urubanza rwose rw'ibyaha, kugira ngo yakire imbabazi guturukaho. Urakoze kumwejeje kandi umutunganije, mu izina ryawe rya Yesu, amen. Yesu amugisha cyane. Reka dusenge twese. Ndatekereza ko mwese hari icyo mwatekereje n'icyo mwumvise, mwahaguruka tugasenga natwe kugira ngo Imana itweze. Hari byinshi ntarondora none, ariko umuntu wese aba yiyizi, aba kandi yakeneye. Nta muntu n'umwe udakeneye kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe atazabona umwami Imana. Tugiye kubasengera Imana, dusengere na bya byifuzo byose mwazanye, ariko icyambere nyamukuru nicyo ngicyo mukwiye kwitaho. Navuze abafunguye za cano, abazifunguye kubera ubutumwa bwiza ngo abantu bakizwe, abo nta kibazo, ariko abazifunguye kubera ubucuruzi nta kabazo. Naho abazifunguye rwose kubera kwamamaza Yesu ngo abantu bakizwe nta shida. Abafunguye amadini n'abayashinze kugira ngo abantu bakizwe, aho si ikibazo. Hatagira umuntu bitwara ukundi kuntu, ariko abacuruje Yesu, abafunguye cano kubera gushaka amaviews n'amafaranga n'amadini, bazagirana urubanza n'umwami Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana isumba byose, turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe Mukiza. Turagushimiye ijambo ryawe tumaze kumva, ijambo ryawe riha umugisha, ijambo ryawe rivomerere, ijambo ryawe nirigira icyo rikora mu iri teraniro. Iri teraniro rihagaze imbere yawe, abaje n'abagaragu bawe, niwe waturanitse Mwami, kugira ngo tuze mu nzu yawe. Ongera utwibutse kugaruka kwawe, ongera utwibutse ko tukwiye kwidegura kugaruka kwawe, kugira ngo nugaruka tuzagusanganire tudatsinzwe n'urubanza, tutabebera, tutariho umugayo, tutariho inenge n'ikizinga n'umunkanyari, kuko twamenye neza yuko abanyabyaha bazahunga mu maso hawe. Ngaheza iri teraniro, amaraso yawe ari minjagire, amaraso yawe naryeze, kuko iyo tubonye ayo maraso ntabwo ducira urubanza rubi, ahubwo twita abakiranutsi. Urakoze, ndagushimiye kubyumvise. Ngaho tanga umugisha mu iri teraniro. Abantu bafite ibibazo byinshi binyuranye, kandi n'uyu munsi wa none uracyakora ibitangaza. Ibiganza byawe biracyakora imirimo, uracyakiza abarwayi. Abarwayi bari mu iri teraniro turabasengeye ngo barambure ikiganza cyawe bakoreho. Abarwayi indwara zo mu nda zidakira, iz'abaganga bananiwe, indwara zo mu mutwe, indwara zo mu mitsi, indwara zo mu maraso, izo mu misokoro, za diabete n'imivuduko, mu izina rya Yesu. Indwara zazanywe n'abadayimoni turazirukanye mu izina rya Yesu. Iri teraniro rigendagendemo, ukore ku ndwara zikire mu izina rya Yesu. Abantu babe bazima, nibamara kuba bazima bazagaruke mu nzu yawe bashima izina ryawe. Urakoze kubyumvise. Dusengeye n'ibindi byifuzo, dusengeye itorero, dusengeye igihugu cy'u Rwanda ducumbitsemo. Ugihe umugisha abanyarwanda, ubaha umugisha, uduhe uburumbuke, abanyarwanda babone ibyo kubatungisha, ibyo kurya n'ibyo kunywa biboneke, kugira ngo tugukorere dufite imbaraga kandi dushima izina ryawe. Urakoze, turagushimiye kubyumvise. Haratubayeho gutandukana rero, gendana na bene data na bashiki bacu bagiye gucuruza muri aya masaha, ubahe clientele, ubakingurira imiryango y'umugisha, kuko bavuye imbere yawe. Nawe ubaha umugisha, kandi abadafite akazi ubahe akazi, abadafite imibereho ubaremere imibereho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ntabwo zaheze ngo zinanirwe gukora ibitangaza. Bakorera ibitangaza Mwami, nibagaruka mu nzu yawe bazagaruke bafite amashimwe. Urakoze, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina ryiza rya Kristo Yesu, amen.